Hari mushiti wayago yitwa Ariel Wayz. Sumuzi? Ntago muzi. Umuhanzi ntago muzi? Oya, n'umuzungu. Umukobwa ari mbere na Juno Kizigenza yitwa Away. Ntawe nzi cyakora Juno ndamuzi. Juno Kizigenza uramuzi? Umukobwa muri minsi bari gucudika ntawuzi. Yewe nemera umwana w'Imana ibyo bya Bikira Mariya oya ntago senga umugore jewe. Kweli. Yasenga mugenzi wawe. Eka. Yego. Uzayimara se? Yao 500 na 900 nzayimara. Eka uzayimara. Cyane. Ntago nzapfa jewe. Nzasinzira. Uzasinzira. Bruce Melody n'umwana mwiza sana cyane n'umuntu wicisha bugufi ntago natinya kubivuga kandi n'umuntu muri mu industry y'umuziki n'ukuri atanga ibyishimo navuga ngo biri hejuru ku banyarwanda. Yego aririmba neza kandi yicisha bugufi ushobora kurira wishimye ushobora no kurira ubabaye izo bazita emotion. Emotion. Yego ndashimira Natina n'umu diaspora n'umunyamerika n'umuntu mwiza unkunda cyane n'umumama wari utangiye kuzana uburayi. Iyo ni podcast Wayz Legacy TV nchimwe ko subscribe kuri Legacy TV mu ntara y'Amajyaruguru amajyepfo y'Iburengerazuba umujyi wa Kigali aba diaspora muri Australia Uburayi Aziya ibindi bihugu bya Afrika na Amerika turashimiye cyane hanga kabisa mu abantu b'ingenzi kuri Legacy TV. Turacyari kumwe na Gihozo nandi mu mwibariza utuntu arambwira ati ibyo bintu byawe wagera kumbwira ko nta gifaransa nizi yanseje kubaza ikintu kimwe ntikubaze ugiye kumbaza ngo umwana avukira amezi angahe kuko n'ubibazo byawe nazi yambwiye ndumva nazi nigiye ngubajije se avukira 9 none akabikubwira baba we navukira umwaka kweri urambeshe giho sana 9 yego umwaka umuntu kabazi kuyitera cyane navukira 2 onge mfasha intete zawe uzimpaye mu ntoki nkwereke uvugana n'abakore no mu maso ariko aya bantu baseko zigutwaye iki uri kujabya ngaje nzambaye oya nese twambarane kandi Kigali wisheye oya agiye kubizera ntazi wisheye agiye kuri jewe ngansharinga no kuri kwimana aza nanjye nambaye oya ansharinga Gihozo nuko no akoje waje ugira impu wapi oya zishobora kwambara sheri wanjye umugabo wanjye ntago nemereye gutiza umuntu oya musaza wanjye ngira niyago wenyine kweri nko haso wanjye oya nawo koso wacu ufite ndagukatiye byadanje arakantu hajye bavuga ngo hari abantu bazabona ijuru kuri status kubera ko bimana ariko ibyo uri muvuga ni ibiki we mu izina rya Yesu toka satani reka bizana abazimu hano wizana dayimoni hano turacyari mu masengesho yo gusenga dushimira Imana ko yaduhaye Yesu kaba yavutse uzanya abazimu hano ngo byabishire yango bya umva hari mushiti wayago yitwa Ariel Wayz. Sumuzi? Ntago muzi. Umuhanzi ntago muzi? Oya, n'umuzungu. Umukobwa ari mbere na Juno Kizigenza yitwa Away. Ntawe nzi cyakora Juno ndamuzi. Juno Kizigenza uramuzi? Umukobwa muri minsi bari gucudika ntawuzi. Sabwo koko namenya bari gucudika n'abasore ko genda bizi ntago muzi. Cyangwa urikira indirimbo zabo ariko uwo ntawe nzi. Uwo ntawuzi? Cyane. Twagiye. Hari ikiganiro rigeze gukora kwa Yago. Uvuga ngo bari ngo iki? Ngo hari umuntu waje kugutereta ngagusaba kwambara na string. Tangiye kujabya turi mu minsi ya Noheli. Turi mu bihe bya Noheli byo kwishima ntago turi kuvuga amabi. Wapi? Nukuri. Uzubu nagushatse kuguha Imana kukwera nk'Imana yitwe natwe imbere. Oya, ubu nta muntu wangura imyenda y'imbere ni imyenda y'imbere igurwa na nyiri kuyambara. Oya. Urambe? Yego. Asa mu kintu cyo mu Rwanda kuvuga ngo bajye kugura abantu impano nk'izo ngizo. Oya. Izo ngizo ntazagira uzingurira mu izina rya Yesu. Toka satani. Tanazivumye. Ono uzinje gukorera. Kora kuvuga mu izina rya Yesu cyane. Tujye kwiganira ku Mana noneho. Cyane. Aho ni sawa turagendana. Yego. Twagiye. Aho nibyo. Uretse twagiye. Bavuga bikira amaraso umuzi.
ni nyina wande? ni nyina wa Yesu yaramubyaye. Okay, bavuga ko Bikira Mariya ngo yabyaye akiri isugi, bavuga ngo utarasama mu icyaha, then ariko bavuga ko kuva isi yabaho ari umuntu wabaye hari isugi. Ujye wabyumvise? Ibyo by'isugi sinari impari, sibyo? Ibyo by'isugi sinari impari, ntabyo nzi. Ibyo ntabyo nzi. Bikira Mariya uramwemera se? Yewe nemera umwana w'Imana, ibyo bya Bikira Mariya oya, ntago senga umugore jewe. Yasenga mugenzi wawe. Yesu yapfuye afite imyaka ingahe? Ariko umbaza ibya Yesu yapfuye afite imyaka ingahe, ubwo urayizi? Wowe urayizi se? 3. Okay, yego aho nibyo koko. Mujyanye no ijambo ry'Imana bitangiye gukora neza. None se turi kuganira, none se nigivuga yenyine. Okay, ngiye ngaho none ubu kujya kumera. Tugiye kumara nk'iminota nk'ibiri. Nje nawe. Aho hari ikintu nkunda cyitwa challenge man. Abandi kuganira n'umuntu nkavuga none sinzajya mbaza njye nyine. Nawe ushobora kumbaza ukamera none nkamera ngo wakitenze nk'umunyamakuru no Gihozo. Tukuze impano nyinshi, hari ukuririmba. Mbaza turirimbira indirimbo mu gitabo. Wanyu n'umukatolike? Ririmba indirimbo yo gutura. Yo gutura. Akugize kwa kutanwa. Ndayikuririmba. Nirimba tu. Yavuga ngo ngiri turo tuzanye ni wowe turikesha. Dawe uryakire ba ijwi ryanyu ryo gutuma abantu banuka bana. Guys, Abadukurikira nimuza kuduka Gihozo yoheje. Komeza umbaye. Nanjye uramba kimwe ku kindi. Iki cyo nanjye nkubazanye iki. Nk'iyo ubonye muri bihe cyuma bya Noheli n'ubunani abantu bishima, wambwiye ko wigeze wakoze igikorwa cyiza mwe mukajya gufasha abantu, hari abantu baburara kandi uko hari abandi bamenye. Byari byasiya ni wari wabiteguye muri Gatarina sana. Nyine hari abantu iyo ubona abantu bamwe bamenye ibiryo kandi baturanye n'abantu babiri, iyo ni daimoni, iyo ni satani. Kuri wewe hose nyine ubona umuntu, kuko Yesu aravuze ngo mugaburire abashonje. Umuntu ukiri ibiryo muri pubere hari abashonje, ntago rwose uri mu ntumwa z'Imana. Kandi Yesu aravuze ngo munyigireho. Kandi ngo nigere urugero rukwiriye rw'abyo mu isi, rukwiriye rwose twabari mu isi. Ubona ubu muntu mu bantu bukiriho? Ubu muntu mu bantu ubu muntu mu bantu buracyahari cyane. Hari gahunda ndimo ndakikubaza yewe urabeshyira ubwende. Urabona muri iyi minsi usiga uhura n'abantu ngo nta myaka 100 nta gikwe, ukabona urubyiruko rwaye mu buzima bwo kwiheba, ndetse kurabibona kandi nawe uranariza. Niki muri iyi minsi ubona gishobora kuba gitera urubyiruko kuba mu buzima bwo kwiheba, bavuga ngo ejo ntituzaramuka mureke tubonye tuyisinire cyangwa dusambane? Ariko rero ibyo ngibyo mbajije ndumva ari amenshi, kubera yuko umuntu yeba ku giti cye. Ubwo nimba wowe wihebye ku giti cyawe ukumva ko nta myaka 100, ubwo ntayo, kuko Yesu avuze ngo kwizera kurarema, sibyo? Ni wizera ko nta myaka 100 wowe uzamara ukagira gute, ubwo ntayo. Ariko Yesu aravuze ngo mwizeze umutima ngo nimurangiza ngo mwatuze akanwa. Niba wumva ntayo nuko bimeze. Yego uzayimara se? Yawo 500 na 900 nzayimara. Uzayimara cyane. Ntago nzapfa jewe, nzasinzira. Uzasinzira? Bisengana kwa shuti bawe? Nzasinzira cyane. Yego, kuko ijambo ry'Imana ngo nta muntu umwizera upfa, ahubwo arasinzira. Hari umushuti wanjye witwa Fatika Boy, uramuzi? Oya nawe nzi. Yambwiye ko Roki yagukunda cyane kubera ukuntu abona uri kuvibenga mu biganiro. Ibyo ntabyo nzi. Ndabikubwiye ngo ushikirije ubutumwa. Imana imuhumugisha mwinshi cyane. Ese ko bavuga ngo niwazanye gahunda yitwa nta myaka 100 yo kugandisha abantu kandi akabagukunda, niwe butumwa wakwera umuhungu wacu? Ibyo ntabyo nza bivuga, sinari impari sinanabyumvise. Yewe ntabyo numvise avuga. Yego. Kambaza ku muntu turi kumwe, umuntu udahari je sinyamuganiraho. Yesu ko twamuganiraho turi kumwe. Yesu turi kumwe hano ari hano. Ari hano ngo duhezagire, aturemesha dukize, nitwizere ijambo ryiwe
ari hano ari hano ari hano ari hano ngo duwese agire aturemesha dukize nitwizere ijambo ryiwe ari hano Yesu ari hano Yesu ari hano ariko zikuririmba ufite ijwi ryiza nawe ikibazo riri hasi oya ijwi ry'abahungu rigomba kuba hasi kandi nanjye ngira base nawe ugiririmbaho icyenda naririmbaga ibyo bita alto nanjye ijwi ryanjye riba hasi buriya ngira base nkunda umuhanzi witwa Bruce Melody ni ukuri Imana iguha umugisha tujya dukunda abahanzi bacu kuko njya mbona batanga ibyishimo ku bantu ku banyarwanda Uramutse wifuza guhura nawe babuze uko bahura nawe wowe igihe mwahuye ni nk'ibihe byiza wasangiza abantu wabonye kuri Bruce Melody ku buryo umuntu wese n'umwifuza ashobora kuvuga ati kabisa nakweba n'agasambu kanye nkagurisha nkajya guhura nawe hakurinda ugurisha isambu yawe kugira ngo uhure n'umuntu gute ntago reka nkubwire nese ubwo wowe wagurisha isambu yawe ngo ujye guhura n'umuntu cyane nka Ariel mbese nayigurisha nta bwenge waba ufite nese waba uzaturahe umwana uzabyara uzamutuza ubwo ni ubujiji ariko Bruce Melody ni umwana mwiza sana cyane n'umuntu wicisha bugufi ntago natinya kubivuga kandi ni umuntu mu industry y'umuziki n'ukuri atanga ibyishimo navuga ngo biri hejuru ku banyarwanda yego aririmba neza kandi yicisha bugufi sana abantu bose bamwigireho muri kumwe yigeze aririmba nk'akarimba muri kumwe icyo gihe none se nimba warabibonye ubwo byo ntiwabibonye niba warabibonye ashobora kugira amarira hafi ntabwo ibyo byo wabibonye nimba nararirimbye ugira amarira na hafi usaba ntabwo warira ushobora kurira wishimye ushobora no kurira ubabaye izo bazita emotion z'amarira emotion cyane Gihozo tumeze nk'abantu bari gusoza ni nk'ihe namugira umuntu hari umuntu ubaye mu buzima bwihebye tuvuge urugero avuga ngo nzahora n'umuntu ryari nzagera ku nzozi zanjye ryari nzakina filime ryari Gihozo nzabaho mu buzima bayeho ryari nyine akumva ko nta kintu yageraho ni nk'ihe nama wagira umuntu umeze gutyo mbere nabwira umuntu kwitinyuka iyo uri mu buzima bwo kwiheba satani aragusanga kakubwira ngo nta nzira akakwereka ibibazo akaza akakuganiriza akakwereka yuko ari ibibazo gusa ubuzima bwawe ariko uteye intambwe ukabanza ugasanga uriya mugabo witwa Yesu arabanza akakomora ibikomere watewe n'abana b'abantu yamara kukomora ibikomere akakuremamo icyizere warangiza ukagira confidence nta kintu umuntu atageraho ni ukuri mu gihe yitinyutse kandi cya mbere inzira y'isengesho niyo nzira ifungura amayira y'ibintu bye gusenga n'ubuzima gusenga n'imibereho cyane ukaba umwizera yego dusoza rero ku musozo hari ibintu nshaka kugira ngo nsobanurire kimwe hari umuntu twahuye arambaza ngo ugiye iburyasazi azimira bunguri mbura ikintu umubwira iyo umuntu abikubajije ni nkaho iyo umuntu abikubwiye nyine ni nk'abashatse kukubwira iki ugiye iburyasazi azimira bunguri ibyo ntabyo nzi ibyo ntabyo nzi ubaza abakuru ibyo ugenda ubaza abakuru umugani ubona wuca sinari imari ikindi ndashimira Aline Gahongayire afite indirimbo nziza cyane muyirebe yitwa ngo sinyikuririmbe mu kanya uririmbaho numve ntabwo yibuka umutwe wanjye ni nk'uwikizi ni wajyanye n'isaha iri kubweza warahabaye we warahabaye igihe nari ngukeneye n'indirimbo nziza ya Gahongayire Aline mugende muyirebe n'indirimbo ifite ubutumwa bwiza nk'uko turi kurangiza umwaka ni indirimbo yakuremamo amashimwe ufite kwizera ukagera ku nzozi zawe yego ndashimira na Tina ni umudiaspora ni umunyamerika n'umuntu mwiza unkunda cyane ni umumama
wari utangiye kuzana uburaya ni umumama mwiza utuye muri Amerika mwiza cyane ni mukuru wa Aline Gahongayire cyane ni umuntu nkunda cyane bamwita Tina ndamukunda cyane mego ndakunda mama wa Gahongayire umama nawe unkunda cyane Imana ibahumugisha na Yago bose sana okay ya bari bakwicanga Legacy TV yari Poni Kaswezi turi kumwe na Gihozo aka Smart Girlo Imana ibahereza umugisha Giho wakoze cyane ku butumire bwacu abantu bakore subscribe kuri Legacy TV bibambwirire abantu muzagira umwaka mushya uzira satani n'abazimu muzagira ishya n'ihirwe satani ntazivange mu byanyu Smart Girlo ndabakunda mukore subscribe kuri no channel yego like comment Imana ibahereza umugisha ibateza intambwe izira gusa satani ntabihebesha babwira amagambo yo kwiheba ntabereko ko nta nzira zihari muri Yesu biracyashoboka mu gihe akiriho virigire Imana itarashyiraho akadomo biracyashoboka amen Imana ibamera umugisha ciao ndabakunda yego ngabona steri bivuze ngica